Amazina ni Kamini Joshua nk'ibisanzwe murakaza neza muri The Josh Challenge y'uno munsi. Challenge y'uno munsi iraganisha mu by'ukuri kwikoreshwa ry'agakingirizo. Mu by'ukuri leta ihora idushishikariza gukoresha agakingirizo, ariko mu by'ukuri hari abantu bateshukwa n'izo nshingano se cyangwa batazi mu by'ukuri n'indwara runaka bishobora kubaviraho mu gihe batagakoresheje. So twagerageje kuganira n'abastari benshi bagiye batandukanye, dore ko ari bo bashobora kuba n'abakangurambaga mu kurwanya mu ikoreshwa ry'ako gakingirizo. Ariel Ways, mu by'ukuri iyo wumvishije agakingirizo ese mu by'ukuri mujya mwibuka kugakoresha? Ni ibintu bitubaho twese, nawe urabizi. Reka nje ntacyo mbiziho, ahubwo wowe bimeze bite? Nigira bere. Aha, gira icyo twigishaho byibuze. Umwana witonda ntago nakora iryo kosa. Marina, biravuga ko mu by'ukuri turi abastari kandi tugomba mu by'ukuri kugira ubukangurambaga tubwira abandi uburyo bagomba gukoresha agakingirizo, uburyo bagomba gukoresha kugira ngo barwanye izo ndwara. Ese mu by'ukuri hari muri bagenzi bawe wabuzi b'abastari baba badagakoresha? Use ni bande? Ni bande ntabo kabisa. Ariko Marina urabeshya nde kweri? Nabo. Oya, basi abagabo bihorere, basi vuga abakobwa byibuza ushobora kubuzi baba batajya bagakoresha abe namba. Ari umujamante ayitwa numu DJ yitwa DJ Diane, afite amatatuwaje w'inzobe. Uravuga DJ Brian se? DJ Brian. Yego ko DJ Brian nawe nzi kweri ari nawe wakabaye wa mbere mu gukangurira abandi ugakoresha. Uba barayiba ababare uwumva atabyumva neza ko nkunda amahoro hararanga haracyari nago harasenyo. None se DJ Brian mu by'ukuri mwebwe yo mubonye mubona ari byiza kweri kuba utagakoresha? Fata ku mavuta wasaze mbere ngiye yarabimbwiye we wabanje kumenya ukuntu biba bimeze. Scovia, ibi DJ Brian avuze urabivuga iki? Ese we uyu mugora nk'iki? Akunda kukayoga? Uyu mugora ni ishyano. Wowe se ubundi umubona ute? Igishegabo. DJ Brian, ibyo Scovia avuze urabyumvisha? Iyo midomo munaongea simuache ngo busutwa imbecile. Uyu mugore yava mishinzi. Ese umugabo ubu ntiyagowe? Mubaza ariko arakumva. Yaragowe cyangwa ntiyagowe? Ko ntago mbisobanura. Gaga, kwera abantu bakora ibi bintu nta kintu wabavugaho? Byanze bikunze bizabagaruka. None se Gaga, ko bivugwa ko mu by'ukuri fata ku mavuta mwabanye igihe kirekire, ibintu waba bimuziho? Ye nyine ndamuzi we wanyawe. Nibyo yankoreye tubiziranyeho, arabizi ibyo yankoreye. Ibyo nubivugire hano. Uzu tudefo twenzi ariko ntago natuvuga. Ntago natuvuga. Nari bireka tugende tuvugisha n'abandi. Kenisoro mu by'ukuri kugira ngo twirinde zino ndwara zigenda zitandukanye zecyanye n'imibonano mpuzabitsina tugomba gukoresha agakingirizo. Ese mu by'ukuri nkawe Kenisoro ujya ukibuka? Ndagerageza. Naba naye byibuza uragerageza wenda rimwe na rimwe nubwo bijya byanga. Bushari mu by'ukuri hari abaraperi bagenzi bawe wabuze mu by'ukuri batajya banikoza agakingirizo? Abaraperi ni benshi byatari. Tubwira buzi nta kibazo. Harimo Big Homie, Maniga Ish Kevin, Kazamuri Rimba, Tuton, Rod Bowen, nagasaza gasaziye ku cyaro aho ngaho. Harya Gaga we n'abandi bahungu uzi ukuye bafata ku mavuta? Jihad uko ko mubiterwa n'iki abantu mukuze nkamwe? Byarantunguye. Bibatungura gute kweri DJ Brian? Mu by'ukuri urabona bino bintu biterwa n'iki? Nuko byibagirwa se? Ariko reka mbabwiza ukuri, wa mugani uranywa konyage 6 urenzeho amafege veni uvuga ko biri bugende gute? Riza Kamikazi, mu by'ukuri urarenzaho iki ku byo DJ Brian avuga? Ariko ko mbona none ibintu byageze kuri level bibaye too much, wowe urabitekereza iki? Erega birakwiye kuko tuba twirinda, kandi nawe uri mu bamwe bajyaga bavuga ko mu by'ukuri utajya ugakoresha, nyuma ukaza kuvuga ko mu by'ukuri wakoraga nikosa. Mpamvu mvuga ko icyo gihe byari kosa kuri gihe yagiye mbikora, icyambere cyo ntago nari nakubaka. Nyumvira ahubwo ari bwo ari kugakoresha kubera ko mwabanaga mutaziranye. Ubu ndabyemerewe cyane nagakoresha kuko mfite umugabo twasezeranye imbere y'Imana n'abantu. Ubwo se ubwo ni wakoraga icyaha utararushinga? Kuko nta cyaha kirimo ngiye uko mbyemera. Icyaha kiri he rero? Ariko kuba nakifata nk'umwana w'umukobwa nkabwira abakobwa bafite imyaka 12 bose bakunda indirimbo zanjye nkababwira ngo nkoresha agakingirizo, nawe ukoresha agakingirizo, donc nkoresha agakingirizo.
kandi twarakubonaga ushishikariza abandi ko bagomba kugakoresha. iyo message ni yari ikwiriye niba uri umubyeyi warambonye kiriya gihe umbabarire kuko naroheje urubyaro rwawe niba warubyiruka nawe nkaba narakoheje ukabikora icyo gihe umbabarire. Wenda reka twimagine ko wakize ariko bibaye ngombwa ko uyisukena none ubayise bagoye ikiraka cyo kujya gukora ubukangurambaga ushishikariza abantu ko bagomba gukoresha agakingirizo kandi urimo asa nkaho bihakana. Ese mu by'ukuri watanga uwe bukangurambaga udakoresha agakingirizo niba utarashaka nta kindi wakoresha ni ukwifata. Ubu se kweli tureke mu by'ukuri kuvuga ubusa. Ubu wabana n'umuntu mu cyumba ukifata kweli ngo nuko utarashaka? Bizasaba ko mubyumvikanaho mukifata kuko nahamya neza ko kwifata birashoboka. Aba bantu baravuga ibintu batazi rwose. DJ Bisoso babwire mbabwire ingaruka zo kudakoresha agakingirizo. Abantu bakoresha udukingirizo ntabwo muzabura minerval yo kujyana abana ku ishuri kuko ukoreye aho abana uzavyara bene.